ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge. Mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba harimo ya marble y'ibikoni na dushe n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za dushe, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center, cyangwa uduhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Ufite ibirori, inama, ubukwe, bidi cyangwa ibindi, igisubizo ni Nova Event Management. Uko tugufasha kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Timu yacu yuje ubunyamwuga ibihari ku bwawe. Tugutegurira protokole mu muhango wari wose, gahunda zose ukeneyemo umwunganizi mwiza kandi w'umunyamwuga turahari, kuko ababyitabiriye bazagenda bakwirahira. Dukodesha imodoka ku bafite ubukwe, imodoka zitwara abanyacyubahiro cyangwa n'abifuza gutembera, gufata amafoto na video ndetse na live streaming. Dutegura amafunguro, ibyo kunywa ndetse na coffee. Inama kandi kubijyanye na serivisi z'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Ukeneye izi serivisi wahamagara telefone 0788 39 80 81 0788 39 80 82. Hitamo Nova Event Management uryoherwa na serivisi nziza, kuko turenze gutegura ibirori. Dukorana uburambe utazibagirana kandi dutanga agaciro gatuma uryoherwa n'amahitamo yawe. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com ho muri hirya no hino, abari mu bice bitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Congo, abari muri Tanzania, Uganda, Kenya, abari muri Afrika y'Epfo, Mozambique, South Africa ndetse abari muri Cote d'Ivoire, kuko turabageraho na Centrafrique. Mwese meze mute? Mwirwanya Imana, mwirwanya amahoro. Natwe nuko niyo mpamvu tuje mu makuru. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Kedi. Yes, ndabasuhuje abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Nishimiye mu by'ukuri kugaragara kuri kamera no kumvikana kuri mikoro za Bwiza TV. Nibisanzwe ni mu rugo. Yes. Yego turakwakira Kedi. Kindi kandi katwakira abantu bari muri France, muri Belgique, abantu bari mu Budage, abantu bari muri Sweden, Denmark, abantu bari muri Norvège, abantu bari muri Australia, mwese Japan, Canada, America, mwese muri rusangize gutya ngo ndabahaye yambo, ndabahaye mwiriwe, mumeze neza. Abanwanyi bacu mu Burundi bari muri Pays-Bas, mwese ndabaramukije, bari mu Kibitoki, abari Ngozi, abari mu Ngagara, mu Kamenge, mu Bwiza, za Transversale, mu Kibitoki, mu Takura n'ahandi henshi. Yego. Bwiza rero irabakiri bari kaze tujye kujya amakuru. Nta kintu cyo kituzanye n'amakuru abagezweho cyangwa se amakuru ari kuvugwa. Kedi, amakuru akomeje kuvugwa ubu ngubu ni inkuru y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo, aho bona ko kuri uyu munsi ni intambara y'ubutita, ni umuriro uri muri hagati y'ibihugu byombi. Yes. Ushingiye ku ijambo rya Perezida Tshisekedi yavuze, ubona ko riri kuvugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko Tshisekedi arimo arabagwa nta kinya. Yes, Tshisekedi yagize gutya rwose muri iriya forum yabereye i Brussels mu Bubiligi. Yongera kugaragaza ko Perezida Kagame ari uteze intambara mu gihugu cye, ariko kandi abasanzwe babizi Tshisekedi ni umugabo mu by'ukuri wakomeje kugenda yihunza ikibazo afite mu gihugu cye, agashaka kubyegeka ku bandi, cyane ko n'abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu cy'u Rwanda, ba minisita kugeza no kuri Perezida ubwe bakunze gusobanura kenshi ko u Rwanda utari hariya. Hanyuma kandi ni Tshisekedi watangiye asobanura ko rwose ngo atigeze yifuza
ngo kuba yateza intambara mu bihugu nk'u Rwanda ndetse na Uganda ndetse n'ibindi bihugu, ariko akuba yateza intambara mu bihugu nk'u Rwanda acumbikiye FDLR. FDLR yinjiye mu gisirikare, FDLR iza gutera ibitero mu Rwanda, azakubitera iturutse muri Congo. Ikindi we ubwo yavuze ko ubwo ari Goma yatutse umukuru w'igihugu, avuga ko umukuru w'igihugu ari Hitler, ari Bukavu. Ubwo ageze mu mujyi wa Goma havuye, yageze Kinshasa ati mwende skiramosh, ati bombi mwe ni Goma, nzagira gute, nzarasa u Rwanda. Avuga ko arongera agaruka za Lubumbashi, yiyamamaza ati genza afasha urubyiruko gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugabo ni umugabo tumaze kumenyera ko ahinduka ku ijambo cyane. Kuri ino nshuro rero ntekereza ko nta gitunguranye, gusa icyatunguranye ni uburyo kinono yavuze ashimangira rwose, asaba perezida ati noneho ndabigusabye cyuri ingabo zawe. Ariko abantu bakibaza bati bizagenda gute niba umuyobozi nukumubwira ati bwira ingabo zawe zihagarika imirwano, zihagarika imirwano, niba Kisekedi akibona ko ikibazo ari u Rwanda kuruta ukabona ko ikibazo ari icye n'abakongomani nyirizina. So nuvuga ngo uyu ni nava ko kuri uno munsi yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bivuzeho, ndetse ushinzwe itangazamakuru muri presidence wo bita president press secretary Nyombayire yabivuzeho, byose turabigarukaho. Nako kandi muri kubona aho ruhinanye nabonye abakongomani space ku matweet atandukanye, niyo nkuru iri kuvugwa n'ibyaje gucira umukuru w'igihugu ageze gutya arapostinga nawe ashyira kuri Twitter. Paul Kagame yavuze kuri Twitter ashyiraho nawe urebye yavuze amagambo, yavuze amagambo agaragara ko akarishye ukuntu, kandi urebye neza nk'umuntu ureba situation ihari, urebye environment ihari, ni Kisekedi wabwirwaga. Ni Kisekedi wabwirwaga. Ubona ko Kisekedi nyine ntiyiga. Kisekedi nibyo aganiriye n'abayobozi bagenzi be araza akabihindura. Ni Kisekedi ukwereka ko ashaka gukemura ikibazo mu buryo bwa gisirikare cyangwa se mu buryo bw'intambara, adashoboye no kurwana. So ubona ko rero ibibazo kugira ngo bikemuke birushaho kurugira udubi bwa Nameki. Dukurikije ibiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, dukurikije ikiganiro cy'Iburuseli cyangwa se kuguhangana kuri mu binyuriye muri iyi nama yabaye muri Iburuseli, ubona ko nyine birushaho kudogera byo muri Kongo. So birushaho kudogera. Reka tuhere ku mirongo y'urugamba, cyangwa reka kwanza ture ku mirongo y'urugamba ihagaze bite, turebe muri Shabunda, turebe muri Masisi, warekare ibyo twese turabigarukaho uko amakuru cyagenda yongera. Kedi tuhere mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma umeze bite Kedi? Goma ngiranga abaturage nabo basigaye batanga ubuhamya bo bwabo. Imboga zabari abakongomano zibaho, zibiza abazalendu, zibiza isanzwe za M23. Nk'ubu hari umwe mu baturage bavugaga ati yari avugana na bagenzi be bahunze cyangwa se bajyanye na Kinshasa ubwo yirukanwaga muri Goma. Avuga ati ni byiza ko mwayihunze mugahungana na leta ya Kinshasa, atariko twebwe hano turabona icyo bita difference, turabona itandukaniro. Ati kuko byibuze karitsiye himbi zira karitsiye zo mu kizungu zari sigaye nazo zigabwamo ibitero kimwe n'izo mu mujyi wa Goma rwagati, ntabwo ibyo bikaba, ntabwo bikiba. Karanti voleri twabaga twumva ikesha ijoro ryose yiba karitsiye kuri yindite, ntabwo duheruka kuyumva. Ati nabyo nibyo kubyuka mu gitondo kumva nk'abantu 5 barashwe, abandi 5 bashimuswe. Ati izo story hano twebwe tumaze kuzibagirwa, tumwako ugiye kuzura. Ati keretse wenda umuturage yatangaga ingero, wavuga ati wenda ruguriyo za Rusayo, atutwo duce dukoze kuri parike biranumvikana ko natwe tujya dukora inkuru zo muri iriya axe yegereye ya parike ya Virunga. Yasaga nabwira rero atanga ubutumwa kuri bagenzi be bahunze, anabibutsa ko byibuze bo niyo bagerageje kumva uko babayeho, avuga ati inkuru twumva aho iwanyu muri leta mwahungiye turacyumva imibare y'abantu 10 na 30 40 bishwe. Atari izo story hano iwacu twebwe ntazo. Ikindi aravuga ati imihanda ya hano Goma kwa kundi mwayisize mumeze mbese yasaga naho abakumbuza, kwa kundi mwasize tugira kajagari mu mihanda. Ati ubu ngubu nta mbutiyaje ntayo. Akavuga ati ikintu kijyanye n'isuku mwasize amasashe n'ibiki byose bitumuka, ati hano ntago bigari. Kandi koko niko kuri. Yavuga ibintu byinshi ariko ubona ko abaturage none batangiye gusa naho babona icyo M23 ibazaniye cyanyacyo, bitandukanye nuko kubivuga mu magambo utabikora byari bigoranye cyane ko babyumva. Urebye uyu muturage ameze nk'ushaka kwishongora kuri abaturage bagenzi be bahunze. Ariko akabona message iremereye kuko M23 ikikinjira hano muri Goma bwa Nameki, wabonaga ko abantu nyine barabafata nk'abarebere n'abanyarwanda, niko babaga bavuga, nta cyiza batwifuriza, bafata abagore ku ngufu, barice. Ibyo bintu bajyaga babivuga hara mu ntamatama. Ndetse kubera kubana cyane n'izi FDLR
kubera kubana cyane ni leta ya Kinshasa yagiye bashyiramo propaganda twavuga ko ari zo gufindafinda ngo M23 ifata ku ngufu M23 igira ibintu bibi byose utekereza ko bahise ibyaha byinshi cyane waharasinga umuntu bakamwanga M23 yinjira muri Goma nicyo ngicyo bayihumekaga ariko mu mezi ashika ku 8 cyangwa 9 ifashe Goma ubona ko abaturage noneho bamaze kubona icyo bita itandukaniro nabo rero bari gusangiza ibyo byiza abo ngabo bihaye guhungana na leta. Oya wumvishe kare turi mu kiganiro kwa Mapendo TV wumvishe uburyo abaturage ubwabo bagiraga bari barimo bavuga ukuntu ngo muri za Shabunda n'ahandi na za Mwenga kugira ngo usohoke ugere muri metero 5 ari ikibazo. Yes. Barimo barifuza ko M23 ikabafata akaba nkuko ahandi hameze. Aho turaza kuhagira by'umwereko tubabwira ukuntu abaturage bari kurira yo kwareka nyuma yuko bari barisunze FDLR babona ari abavandimwe nyuma yo kwisunya ingabo z'u Burundi babona ari abantu bo kubacungira umutekano babahindutse bya kundi nyine kirura gishobora kuza kiyambitse ishusho y'intama byajagura nyine kikakwereka ko ari kirura. So Goma rero muri rusange twavuga ko rwose ibintu ni perfect ku mpande muri kote zose, kote securitaire, kote y'isuku n'ibindi n'ubutabera ubona ko nta muntu kirenganywa bagufashe wibye telefone barakujyana amabuso ori yo kujya gushyira amapine bwanameki ngo bagutwikire mu muhanda ku karubanda. Uzi ko mbere Goma igifatwa abaturage bari bashatse kubikomeza tukajya tubwira mu tuti nyamuneka ibyo nta batandukanira ari hari kandi yagejeje kugenda ibibabwira ati ibyo ntago urabona ko M23 yakoze campaign za mobilisation muri Goma no mu bice byinshi bitandukanye kandi ubona ko ari cyo zahinduye Kedi. Yes yakoze ibintu akazi gakomeye uribaza iyi Goma ituje mu gihe cy'amezi 8 haribwo mu myaka nk'itanu bizaba bimeze gute. Goma izaba ari umujyi w'icyitegererezo. Tugende muri Masisi ngo naho byari imberenge ngo cyangwa se byabaye imberenge ku kiraro cya Pete ngo cyongeye gushwanyuka n'ibindi Kedi. Yes muri axe ya Minjenje ubona ko M23 ndetse na coalition barimo barahangana ku buryo bukaze cyane ariko turagaruka kuri kiriya kiraro cyane cyo muri iriya axe ya Minjenje ubwo ni axe ya Pete nyine gihora kiraswa n'ingabo za Kinshasa. So ejo bundi twumvaga cyarashwe na drone urabyibuka. M23 burya bakimara kukirasa yahise ifata umwanya ijya kugisana nago cyari cyangiritse cyane yagisa mu kugisana ariko nirijoro n'ubundi drone za coalition zarayizije kukirasa kuko byabuze byigambwa n'abari ku ruhande rwa leta. N'imboni zacu zageze tugira ati zarashe nubwo kugira ngo ni indege zaje kukirasa ariko twamenya amakuru ko ari drone. So ukibaza bizagenda gute ubona ko n'abaturage ba Zampeti abaturage nyine bari hafi cyane ya Warikare ntabwo bafite security yuzuye kubera pinga iri hariya kubera FRDC FDLR wazarendo zo mu bikundi bigiye bitandukanye ziri muri ya axe ziraza gutuma bahora babaho mu buzima butari bwiza kuko bacisha mu makaza no kubashimuta buriya hari inkuru zitaye zivugwa cyane ariko buri abazarendo bajya baza no gushimuta abantu begereye iriya centre ya Warikare ndetse na Masisi. So ukabona ko rero solution hari no kurasa pinga solution hari no kwigarurira Warikare kugira ngo abaturage bo muri zice zigenzurwa na M23 ariko zihana imbibe na Warikare baye batekana. So urumva ko ni ko bimeze Kedwe na mbere ko tujya kureba iyi nama yabaye muri Kamanyola ndabona bivugwa inama yitabiriwe na guverineri wa Sud Kivu ariko gato tunababwira ko Warikare barwanye ejo bararwanye uyu munsi barwanye. Yego rwose bimeze bite rero bita Nkuba na gace kitwa Nkuba barwanye uyu munsi bakakubwira ko ryahuriro bita ngo ni VDP no kuvuga VDP abarimo byama usanzwe uzi ngizo za APSLS ngizo za CMC ya ndio kwa Guido bita ngo ni NDC Renove Ndume akaza ni byinshi cyane abaroba babishize hamwe nibo biriwe bari kurwana na M23 muri kara gace gusa ariko habayeho ko ejo habayeho kwa advancing yego ariko basubizwa inyuma uyu munsi rero babyutsa ahubwo bakora sharing bohereza bya bikompara imijugujugu y'amakompara yes kompara yavuza guhuha yego ya Kedi aho ni muri Warikare Rubero se nta kintu gihari Rubero aho bita Beni ahubwo territoire ya Beni nabonye hiriwe urubanza rukomeye cyane urubanza rurerwamo abagore abagabo bashinjwa gukorana na ADF naru ni bya byihebe birwanya ubutegetsi bwa Uganda. Benshi muri bo rero harimo n'abasirikare abenshi muri bo
basabiye gufungwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 20. N'abasirikare bashinjwa kugurisha munition. FARDC urayiza hiri kugurisha imbunda, kugurisha amasasu, ni ibintu nyine bo ni ibintu bya kawaida. Mwumvishe ko na hariya muri ejo twagarukaga ku nkuru yo muri Butembo ivuga ko basanze amura yose iri vide, imbunda zaburi wirengero. So kugurisha ibikoresho kwa coalition ni ibintu bisanzwe. Iyo bafashwe rero arugo banabafunga, igitangaje uwo bafunze uyu munsi ari guhura nawe mwejo bamufunguye n'ubundi. So no muri Goma wabonye ko habaye higiye bakajya bagurisha imbunda, kugeza ubwo imbunda amano zikagera ku madolari 50 meki. Ako undi ubanza itajya nayarenza muri Kongo. Uzibaze ko abaturage bageze bakajya batungana za pisto buri irahenda. Bo bayigurisha banza ari muri madolari 400. Ni nka 400 300 aho ngaho. So hariya rero ubona ko ibintu byo kugurisha amasasu nabyo bigira uruhare buriya mu gutuma umutekano mu gikomeza kuba ibi bibazo, kuko buri muturage aba yaragiye yigurira ki bakavuga ati ubwo leta idashoboye kundinda, igisirikare cy'igihugu kidashoboye kundinda, reka nayo nirwaneho ntunga imbunda, ariko akayitunga nta mabwiriza afite yo kuba abimwemerera, akayitunga atazi uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo nubuhe, akayitunga nyine binyuranyije n'amategeko nyine. nuko nguko bimeze. Hanyuma Kedi, mbere yuko tujya mu bice bitandukanye muri Sud Kivu, nabonye mve turahera ibice byinshi yamaze gufata birimo ahitwa ni Rimbi nahuze numva bavuga ni Nyarurimbe. So ambwiraga imbe tuziga bisigaje igihe tukagera muri Shabunda. Yes, irabura isante bakubwira ko irayisohokamo nyuma yo gukubita Kibanda Mangobo, yinje muri Nyarurimbe yaho yahafashe. Ubwo nuwango noneho nubwo tuje muri studio tutarafatisha abantu bacu ari ahantu abantu baratwumve neza, turirinda cyane kuza tubreakinga. Ubonye ko hari nk'imisi tatishiza abantu breakinze ngo Shabunda yafashwe urabyibuka. Yego twirinda kugwa muri uwo mutego ro kubabwira ibitaraba. So nimba bire barwanira Nyarurimbe hakaba hanafashwe kuko urugamba rwa Nyarurimbe bakubwira ko rutanatinze cyane. Yego kubera iki bari bihaye kuresista muri Kibanda Mangobo, birangira bayihaniwemo. Mu kuyihanirwa rero urumva Nyarurimbe kwabaye cyane Nyarubemba rero Nyarurimbe kubanza Nyarubemba, kuko umuntu hano kumbwira ko eve turafashe ibice bitatu birimo Bombe, Nyarubemba na Kimbiri, ni muri teritwari ya Shabunda. Uvuye Kibanda Mangobo bafata Nambe na Nyarurembe ndetse na Kimbiri. Yes, pronunciation ishobora ko rero yangoye, ariko banakubwira ko nk'aka gace ka Kibanda Mangobo hambere hango kabarizwaga muri Shabunda, bagakuraho nyuma gusohoka muri Kibanda Mangobo. Rero etegari ko winjiye muri Shabunda, izo nce rero nizo muri Shabunda, nuko ko noneho ku buryo buri officiel M23 iri cooperatinga muri ya territoire ya Shabunda. Ariko Shabunda bura nyirizina tuzemera ko yafashwe ari uko bageze mu Shabunda ku buyobozi kuri centre yabo. Nibwo tuvuga ati Shabunda yabaye Tombe. Yego, hanyuma reka mbere ko tubijyamo tuzatombe ko Sud Kivu tayijyamo yose tujye muri ya ntambara y'umuriro ikomeje hagati y'amagambo bivuye ku magambo Tshisekedi yatangaje. Tshisekedi ameze nk'uyigaragaza imbere y'abakuru b'ibihugu bari bateranye muri Global Gateway. Yes, niyo nama bari barimo. Ni ibintu ubona ko byababaje cyane abayobozi b'u Rwanda, ndetse byakuruye intambara y'amagambo. Kedi byakuruye intambara twita intambara y'ubutita. Turuvuga ngo Tshisekedi ejo yagize gutya ari imbere y'abayobozi bakuru b'ibihugu mu Bubiligi, nama biraga mu Bubiligi, aho yagize ati ntarirarenga ngo ibintu bibe byakorwa neza, nifashije iri huriro nk'umwanya nk'uko mbahaye ikiganza nyakubahwa perezida, kugira ngo tugere ku mahoro angana intwari. Ibi birasaba ko mutegeka ingabo za M23 zishyikiwe n'igihugu cyanyu guhagarika ubushyamirane bwamaze gutera impfu zihagije. Tshisekedi kandi yavuze ko amakimbirane yo muri RDC amaze imyaka myinshi ahitana ubuzima bw'ababarirwa muri za miliyoni. Avuga ko igihe kigeze ngo ahagarare abantu batekereza amaso ku mahoro ndetse n'iterambere. Kedi, ibi ni byo Tshisekedi yavuze. Yes, Tshisekedi ubona ko yafashe ijambo mbere na mbere asa n'uwicishije bugufi, azana mu bwishongozi, ubona ko ariko kurundi yarameze nk'usaba imbabazi perezida. Yes, yatangiye ameze nk'umuntu uciye bugufi, ariko nyuma za kwishongora urumva. Aso ntekereza ko rero wabonye nka Twitter
ya His Excellency nayo irimo gusa naho avugana uburakari sibyo nawe yasaga nk'umukoma ugaragaza ko noise ntacyo zishobora kugira ndetse turebe nyirebe bijyanye n'urusaku nawe yavuze ati yegeranyije ibyo Kisekedi yavuze urebye ni tuvuge gutyo tubizi neza ko ari ibyo yavuze ariko mbikuje n'ibyo Kisekedi yavuze ni Kisekedi wabwirwaga sibyo kuko Kisekedi yaramaze gusakuza uretse bumbe perezida ajya mukoma yavuze if anyone makes any issue of noise ngo of an empty drum ubwo an empty drum ubwo ni nk'ikidomoro kiri mu busa cyangwa ingoma iri mu busa ngo iyo umuntu akoze umuntu ufite ikibazo ndetse akagira na noise ubwo n'urusaku ntuza ko ari hatari ari imbere Gekedi Excellency yakomye ni mubi cyane akongera ngo they also have problem better to let it pass or walk away from it ngo bishobora kuba ikibazo ariko akavuga ngo ibyiza no kujya kureka bigahita tu yego so reka ndembirebe neza urebe yego ukomeje bireba ikigaragara nuko perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo iranyo nise kiri gusakuza cyane irekerega niyo bigaragaza ko turi muri natiri muri environnement sibyo hanyuma nicyo avuga Mr Meki iyo se niyo nyombya irani nyombya yego ntabwo waruyizi Mr Meki cyo ngubwira nuko nicyo tubwira abakunzi ba Bwiza TV nuko muri transition nziza nuvuga ngo umuntu uyikoze neza bavuga ngo umuntu nagira ikibazo ku rusaku rw'ingoma iri mu busa nawe aba afite ikibazo ikiza no kuyireka igatambuka cyangwa ukayiva iruhande inyombye turi kuvuga urusaku rwa Gisegeti yakumvaga nibwo umukuru w'igihugu yavugaga sibyo hanyuma tuvugishije ukuri witwa Kisekedi akomeje kwihunza inshingano His Excellency Paul Kagame yakomeje inshuro nyinshi gusubiramo amwibutsa ko ikibazo cy'abakongomani kirebwa n'abakongomani ubwabo u Rwanda ko rutari involved muri ibi bintu byo muri Congo Kinshasa so yabivuze inshuro irenze imwe pe n'abaminister bacu nduhungireho nye ko inshuro nyinshi abakirana nabo kuri Twitter bibutsa ko ibibazo ari by'abakongomani abaturage bicwa hariya bicwa na leta n'ubundi n'ababo bakwiye kuba bagira uruhare mu gutuma bareba icyo bashaka baharanira iterambere ryabo kuruta uko wajya kugura ibifaru ujya kugura za Sukhoi ujya kugura ibitindagasani byose tutavuze uje kubica urica population yawe njya nkunda kwibuka iri jambo Habyarimana yavuze mu Rwanda ngo rwaruzuye ngo ni kirahure umenya amazi ngo iyi Congo Kinshasa tugatungurwa no gusanga hari ahantu hatari hanitwa n'izina ngo uvuge ngo nka muri Warikare barakubwira bati hari uducugeramo tudafite n'izina bakaba bakita ko kari muri Warikare gusa ariko kadafite izina so u Rwanda urebye nk'igihe Habyarimana yavugiye iyo nteruro cyangwa se iryo jambo n'ubwo u Rwanda ruracyaturwa sibyo ni imyaka za 90 iyo ngiyo u Rwanda narwo rutanatoye kuri iki kigero ubu ngubu bimeze ukabona ko byose bikurura bishyira ku cyo bita inda nini so Congo Kinshasa rero uretse na Congo Kinshasa ibi bihugu byo mu karere sinzi impamvu bidakura amasomo ku gihugu cy'u Rwanda ku byabaye mu Rwanda ngo bagira icyo bahindura mu miyoborere yabo so Congo Kinshasa ntabwo ikwiye mbere na mbere kwihakana abaturage bayo ikwiye kubibafasha ahubwo kubaho irangajwe imbere n'ikintu cyitwa amajyambere Congo ni igihugu kinini ni igihugu rwose niyo wazana amamiliyari y'abaturage batura kandi bakabaho so Kisekedi rero kuza ati kujya gushaka igisubizo kuri Paul Kagame inshuro nyinshi yabivuze nta musaruro byamufashije nta gisubizo byamuhaye arimo arasasa imigeri rero niyo mpamvu His Excellency amubwiye ati noise nyine ingunguru iri mu busa yitangiye kwiranga kiba ari ikibazo yego so rero turebye kandi tutagira ngo mukuru w'igihugu kubavuze nanduhungire nawe yasubiza ku magambo Kisekedi yavugiye i Brussels mu gihugu cy'Ububiligi aho yari yitabiriye yasabiye Perezida Kagame gutegeka ingabo za M23 ngo zishyikiwe n'u Rwanda guhagarika no gukomeza ubushyamirane kugira ngo haboneke amahoro nduhungire yageze gute rero abisubiza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ubwo kandi nabwo yasubizaga Minisitiri Patrick Muyaya wifashije urubuga rwa X asubiramo ibyavuzwe na Kisekedi nduhungire yagize ati oya muri ibeshya cyane umuntu umwe rukumbi ashobora guhagarika iri tutumba ry'umwuka mubi
mubi ni perezida Tshisekedi kandi niwe wenyine. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko Tshisekedi ashobora kubigeramo mu gihe yaba ahagaritse gukomeza kwitwaza nk'ushaka intambara, cyane cyane ibikangisho akorera mu ruhame by'uko azatera u Rwanda cyangwa akarasa Kigali. Umvishe ko nabamukubitira mu gafuka mugura bya bindi babimwibutsa. Atibagiwe amagambo y'ibitutsi yagiye avuga kuri perezida Kagame. Yakomeje agira ati yabishobora mu gihe yaba ahagaritse gushyigikira abajenosideri ba FDLR, ahubwo akabirukana mu gisirikare cye kandi akabambura intwaro nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. Wumvishe ibyo nkubwira Kedi? Ntago wumvishe ko ndongera navuga ati akabirukana mu gisirikare, none se yumbwira ko yakura FDLR urasa FARDC, so FARDC igomba gukora joint operation na RDF. Yes, bazabikora gute kandi uwo bagiye kurasa ari we bari gukora? Aha niho nyine twageze tugasanga kizi operation zigomba nibyo zishobora kubaho zigasinywa zikanashyirwa mu bikorwa, ariko ntago zatanga umusaruro. Ikintu cyo nyine twasanze cyatangwa result nziza ni M23 kuko yo ishyira hamwe bose, ari FARDC ari abarundi ari wazarendo sigiye ngo ni bose kubira hamwe cyama kihe birakoropikamiya ngo bigiye ku ruhande rumwe ngo tubagejeje kuri uyu musozi tugiye kuhiga abahari. Usibye na RDF uzanye na Navy Seals y'abanyamerika bakabwira ati muze mufashe FARDC guhiga FDLR, ndahamya ko nta kintu bagera kuko muri gupangana muri office runaka cyangwa se muri command post runaka already ni FDLR. Twasanze abakomando benshi bo muri FARDC ni FDLR bagiye bajya gutozwa bagiye za Israel bagiye mu Misiri bagiye ariko utagira ngo babaga biyafiliteye. Ni umupango wari warateguwe n'abayobozi bakuru ba Kongo Kinshasa kuva ku bwa Kabila. Abantu barabizi FDLR yari ifite ijambo rikaze cyane, baboherezaga ku masomo babizi ko bagomba kuzaza baraminuje mu masomo y'igisirikare y'ubukomando bakazatera u Rwanda mu gihe runaka. Utazagira ngo bajyagayo ari ukuntu baterese bagatanga ruswa cyangwa se ari ukuntu ngo biyitiriye yamaze n'abakongomani ubufindo kuba bwamufata. Amakuru twamenye nuko aba bantu b'abakomando bari muri FARDC bagiye bajya mu mahugurwa y'igisirikare yisumbuye, byarateguwe kandi hari icyo babateguriraga. Hanyuma Kedi kugira tuve kuri ibi bya diplomasi tugena no mu nkino koko irahari. Minisitiri Nduhungire kandi yavuze ko Tshisekedi ashobora gutuma umwuka mubi udakomeza gututumba mu gihe yabahagaritse gukomeza guha ubufasha imitwe ya wazarendo yashinze, ndetse akaba anayiha amafaranga, none ikaba imaze kuba ikimenya bose mu gukwirakwiza imvugo z'urwango no gutoteza abatutsi b'abanyekongo, ubutasize abanyamurenge, udasize abahema. Mu bindi yamusabye harimo kureka gukoresha ingabo z'u Burundi n'abacanshuro barimo abanyarumaniya n'abanyagambe Nyakurombe. Ngaho kuva nabona Nduhungire avuga kuri izi comment nibwo avuze kureka gukoresha ingabo z'abarundi, ntabwo zayaga zivugwa bavuze bazinyuraga, sibyo? Yego ndetse no kureka kugaba ibitero by'indege z'intambara na drone ku banyamurenge batuye mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda ngo by'umwihariko rwanenze Tshisekedi wifashishije inama ya Global Gateway Forum igenewe ubufatanye mu by'ubukungu, akayihindura urubuga rwo gushinja perezida w'igihugu ibinyoma n'amagambo yo kumusebya, hanyuma nawe akiyoberanya nk'aho ari we ugirwaho ingaruka kandi ari we watangije intambara. Tugenda no kubyo umukuru w'igihugu yavuze, tugenda no kubyo asorejo kari ari Tshisekedi watangije intambara, nako bagomba kukumva neza kuko M23 kuva bakiri bunagana batarajya nahagaragara babaga bavuga ati dushaka kuganira. Tshisekedi akabwira ati hapana, mimi nitagombana nitapigana. Nitapigana kugeza na magingo baracyakubwira ati nitapigana. Kupigana yanapigwa. Kila siku anapigwa kutoka bunagana anapigwa kabisa. Wanamupigiwa. Okay, tugende tureno no ibyo umukuru w'igihugu nawe yaje kuza. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko nta muntu umwe ukwiye kugira ikibazo ku magambo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nkuru abantu bashobora gusaba kuri Bwiza ko umuntu ugize ikibazo ku rusaku rw'ingoma irimo busa nawe aba afite ikibazo. Umukuru w'igihugu kandi yabigarutseho kuri uyu wa gatatu nyuma y'amasaha make Tshisekedi amusabiye i Brussels mu Bubiligi gutegeka ingabo za M23 guhagarika ubushyame. Ino nama ariko ushobora kuba iri hatari yari umuriro. Noneho akongera Tshisekedi ubwo yagezaga ijambo ku bakuru b'ibihugu, ibyo nayivuze singo ko musubiramo, yabwiye umukuru w'igihugu ko ari bo bombi
bafite ubushobozi bwo gushyira iherezo ku mwuka mubi ukomeje gututumba mu karere. Tshisekedi yavuze ko mu mwaka ushize u Rwanda na DRC byifashijwemo ngo na Perezida Joao Lourenço nawe yari ahari Bongora muri kino gihe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo byari bigeze ku kigero cya 80 ku mahoro arambye, gusa ngo birangira Perezida Kagame yanze kwitabira inama yagombaga gusinywamo amasezerano y'amahoro. Yavuze ko nubwo ibyo byabayeho nta rirarenga kuko ngo kuba hari cyakorwa. Urumva we yagambiye kujya gute kugira icyamuteza. Ati nta rirarenga ngo ibintu bibe byakorwa neza. Nifashishije ihuriro nk'umuhamya kuko mbahaye ikiganza nyakubahwa Perezida kugira ngo tugere ku mahoro angana intwari. Ibi birasaba ko umutegeka ingabo za M23 zishyikiwe n'igihugu cyanyu guhagarika ubushyamirane bwamaze gutera impfu zihagije. Perezida Kagame asa n'ukomoza ku byatangajwe na Tshisekedi yagaragaje ko abantu badakwiye guta umwanya ku magambo ye. Yanditse ku rubuga rwa Twitter ati umuntu agira ikibazo ku rusaku rw'ingoma irimo ubusa nawe aba afite ikibazo, icyiza ni ukuyireka igatambuka cyangwa ukayiva iruhande. Shaka koza hano yamukomye hano dore ibigunguru batangiye gupostinga byose babijyana Tshisekedi. Iyi ngo niyo batekamo rutuku uribuka yavango ifata igiprizo Perezida ajya mukoma ugafata igiprizo cyage yabahaye we na Evariste ngo ukajya ugafata agashinge yudomyeho kiragute ikigunguru rwose. Saba kozi babwiza bari kukireba di turengira gutyo barakibona batangiye gupostinga by'ibigunguru. Kameramani wakiberetse hanyuma tujye turebe none utagira ngo intambara ntago Kagame ntabaho ubutita ntago gagarukira ngo abo bantu boshye nabaye nabo aba bantu rero nabonye baboshye birangira banabishe. Hari video bagaragara ari bazima bagaragara banishwe ndaza gukurikira tumenye ngo biciwe he. Hari amajwi mfite yandaje tubyumve. Hano rero Nyombayire Stephanie umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko ibyo Tshisekedi yakoreye i Buruseli bishimangira umugani w'uko igisebo kitica. Yavuze ko Tshisekedi yataye urusoni akigaragaza nk'umuntu ukunda amahoro, nyamara yirengagije inshuro zitari nke yakangishije kuzatera u Rwanda agahagarika ubutegetsi bwarwo. Yashinje kandi Tshisekedi kwigira inzirakarengane ku makimbirane yatangije ubwe akaba yarageze gute yarananze kuyahosha. Ko ikiganza cy'amahoro Tshisekedi yavuze ko ashaka guha umugenzi we w'u Rwanda ari uguha intwaro no gushyigikira umutwe w'abajoniseri wa FDL ndetse no kuwugira abagize ingabo ze. Yavuze kandi ko amahoro Tshisekedi yagaragaje nkaho ashaka kuri we ari ugushyigikira imitwe y'inyeshyamba itoteza ikica ndetse igatwika abanyekongo ari bazima ibahora ubwoko bwabo. Guhakana ko abagize M23 ari abanyekongo ndetse akihuza inshingano zo gukemura ikibazo, kwirirwa atakamba asaba umukuru w'igihugu abakuru b'igihugu buri ibihugu byinshi ajyamo cyangwa se imigabane myinshi bikarangira adobeje amasezerano yose aba yagizwemo gukodesha abacanshuro. Icyo nacyo kirimo ngo bamurwanire ariko bikarangira n'ubundi atsinzwe, ndetse no kwitwaza u Rwanda arushinja kuba nyirabayazana y'ibibazo byose byugarije igihugu cye. Nyamara abayobozi n'inshuti za Tshisekedi n'umuryango we ari bo basahura umutungo wose w'igihugu. Kandi wabonye ya raporo nakubwiye ko Tshisekedi batangiye kujya kumukamera mu kitoze. Nyombayire kandi yashimangiye ko nta mpamvu yatuma u Rwanda rusubirikanya na RDC mu gihe imaze igihe ikwiza ibinyoma byafashwe n'ukuri na bimwe mu bihugu. Yunzemo amagambo yigeze kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Yunzemo ati nta masomo u Rwanda rukeneye kwigishwa kucyo amahoro avuze. Twebwe twarwaniye amahoro nitwe tuzi igiciro cyayo. Yes, ngira ngo nawe yakoze umuripuko uremereye cyane. Yakoze umuripuko kandi uri very clear wibutsa ko Tshisekedi ibintu byose aba yikora nakabikora kabizi. Ubu bwicanyi bugenda bukorwa aba yabuteye inkunga izo FDL zikata abana amajosi, FDL zirasisha amashinigani zirasinka na byose nyine ababizi. So ntabwo no mu byukuri akwiye kubafata ibibazo bya Kongo byegeye ku Rwanda n'abayobozi barwo. Ikibazo bagomba kugira cy'abakongomani kuko nabo bitwa ko barwana nabo n'ubundi n'abakongomani. Yego, noneho gato iva dukupira tujya kureba ibyimbone zavuze hanyuma tugaruke kedi. Yes, muri studio turi kumwe na muganga Damas urahuraho. Yego, nta mahoro ndahumeka neza. Ni icyo uzanye muri studio ya Bwiza TV? By'umwihariko ndavuga muri Prime Health Infinity bateguriye promosiyo y'igabanyirizwa ry'10%.
kuri buri ndwara umukiriya afite ubushobozi bwo kuyivuza yose, mbese no gufasha umukiriya kumenya kwivuza cyangwa umurwayi kwivuza neza uburwayi afite. ubwo kubwivuza akabona imiti byose bigenda bite? ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ubundi discount cyangwa igabanyirizwa ariko tukabyita promosiyo, ni uburyo duteganya dukunda kugira by'umwihariko kugira ngo duhe abantu igabanyirizwa babashe kugura ya miti yacu. Muri bo hari abivuza baba barwaye, hari n'abashaka kwirinda. Imiti bayisanga he rero? Abari muri Amerika, Australia, Canada, abo bose bashobora kubona imiti yacu muri Amerika. Abari mu Burayi n'ibindi bihugu bya Afurika, muri Aziya, abo bose bari hanze ni akamenyetso ko guteranya 250 782 9 056. Naho abari Gisenyi umanukira kwa Karaveri ujya ku muhanda w'amadepo, hakurya yaho bahita babona aho dukorera. I Kigali ni ku muhanda uri inyuma y'isoko ujya 12, inzu ya mbere hakurya Vision Restaurant niho dukorera. Abo bose bari mu Rwanda hamagara 0782 99 056. Ubundi promosiyo iyo miti yanyu ibafasha kuvura gukira indwara zose bakaba bageze gute? Barayibonye ukwezi kwa 10 kose ntibazacikanwe rwose. Abarigoma twari kwabibagiwe, abarigoma ni muri gare centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinyerise cyangwa urenzeho gato kuri Rond-Point Chikudu. Gare centrale de Goma. Yego. Urakoze cyane Dama. Murakoze cyane. Yes, kadi tugarutse reka tujye Kamanyura. Nahoze mbona guverineri wa Sud Kivu yagiye Kamanyura. Nahoze mbibona rwose ko ari breaking news iri hariya. Aya makuru ameze gute kadi? Yes, ni amakuru wabonye ko muri Kamanyura habaye icyo bita meeting populaire. Ni inama rero ubuyobozi bw'inzego zo hejuru muri AFC M23 zagiranye n'abaturage bari muri Kamanyura. Ariko kandi abatangiye message nk'ebyiri z'ingenzi cyane. Message zari nyinshi ariko aha natangiye message nk'ebyiri. Hari message yoherejwe Makenga itanzwe n'abaturage ariko nebe 23 byibuze bayishimiraga bavuga bati mwarakoze mwazigihe. Byibuze Kamanyura nta bariyeri, Kamanyura turaryama tugasinzira, bitandukanye n'igihe babaga bari kumwe n'ingabo z'u Burundi zitwa ko zihembwa amafaranga menshi ariko ntacyo zikoze bamariye, n'ubundi wo kwica kicwa, wo gushimutwa gashimutwa. So abaturage rero wenda message iremeye tuba dushaka no kugarukaho cyane bitewe n'ukuntu ibintu biba bimeze. Nitombe nta kindi turashaka kwivugira. Ubona ko bavuze bati mutubwire General Makenga dufungurira inzira di. Inzira rero bashaka ko abafungurira ni inzira yotuma habaho ubuhahirane na Uvira. Ntabwo rero muri AFC M23 bari bujye kugirana ibiganiro na General di Province muri Uvira, no kuvuga ngo no gufungurira inzira ati bayuka ndi kuruko ku kiguzi cyari cyo cyose ati dufungurira inzira. Burya ahubwo akayiranga nari nabagiye no kukikubaza, ntabwo nari nzi ko urujya n'uruza rwo muri Kamanyura rutajya na Uvira rutabaho. Wapi nta ruba ruko jewe nabajije umuntu nari ndimo kwanza ashaka bandi kugira Uvira gute baragucora ntabwo renga katogota ngo ntabwo bishoboka. Baravuga ati ngo dufungurira inzira, mwugerageje guca iyo inzira yemewe ngo yishyura amafaranga akavagari akaza bariyeri zabaga hano muri Nyiragongo mu kibaya wabaga watera intambwe 10 ukasanga bariyeri. Yego, ntabwo byashoboka ko wakora kilometero udahuye na bariyeri. Uyu munsi rero wa Kivu y'Amajyepfo witwa Governor Patrick Busu Bwangwi niwe wari wasuye abaturage ndetse kureba ibijyanye n'ibikorwa by'amashanyarazi bashobora ko Veto yarakoze baha abaturage ndetse baha message yuko ubuzima buhagaze nuko igihugu gihagaze cyangwa se ibice Veto yafashe ko bihagaze ndetse no kubabwira ibyo bazabakorera. Ngira Kedi niho babazaga abaturage bati mwashaka ko twakora iki, ariko Kedi urabona ko byanga byakunda. Nibyo navuze ngo ntago abaturage bano bice byafashwe na Veto bavuga Bukavu, Warungu, kuko ari akamenya ni muri Warungu. Ugaruke mu bice bya Kabare igihe Uvira ikirimo Wazalendo na FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi bakiburutsira imihanda, biragoye ko abaturage bashobora kura fonctionnement, ntabwo abaturage bagiye icyo bakora. Yes, niko bavuze bati rero yanabasubishagamo cyane uriya secretary cabinet wa AFC yavugaga ati murashaka ko tubabwirira niwe message muduhaye kuri Makenga ati nadufungurira iriya nzira, ati musubiremo turashaka ko afungura inzira iduhuza na Uvira. So bivuze ngo rero uretse ko yesa nababwira ko byanga byakunda igomba gufungurwa. Yanatanze amakuru ubutumwa ku baturage bari muri Uvira muri AFC barabizi ko
bari kubabazwa bari gutotezwa bakicwa ati mwihangane vuba cyane turaza kubasesekaraho ati va turabatabara niho rero byahise bigaragaza ko M23 Uvira ikiri ku iparato nayo ifite mu maso yayo cyane irayikeneye rega nta nizagwe azazagwa ngo beto nike none se ukabeza bagute utafite Uvira ni kimwe nuko FARDC cyangwa Governor Pruse akubwiye ngo ntakeneye Bukavu buriya Bukavu bakubwira ko na mbere na Kinshasa ikigayidi igifite Bukavu yari itunzwe na Goma ikintu kijyanye n'imyaka amatora yabaga atunda ibishyimbo ibirayi n'ibindi so ariko nanone hakazaho na Uvira iri hariya nayo yabaga ibasapurayinga Bukavu yari itunzwe Bukavu yari itunzwe na Uvira kandi na Uvira na Bukavu itunze Uvira yego so urumva rero byanga byakunda Uvira nayo irakenewe kugira ngo population bakomeze guhumeka wanabonye ko muri ya muhanda uvuye Bukavu ujya muri Uvira uceza Kamanyora niwo muhanda ukoreshwa cyane kuruta indi mihanda wasanga mu zindi axe usanga ari imihanda nyine yazambye nubwo nawo atari cyasha ariko ubona ko byibuze niyo route ibafasha hari abantu bo muri Bukavu bakeneye kujya gukora business academy hari muri Bukavu bakeneye gukora business yabo muri Uvira n'ahandi so iriya zone rero igomba kuba libere at any cost Kedi hanyuma tujye mu miripoko bimeze biti ya imiripoko rero ya Kibanda Mangobo ni imiripoko yiriwe ejo yari ikaze cyane abarundi bashatse kuresista ariko biranga banakubwira ko bashatse kurwanira mu biti biganya ababayimayi kujya mu biti bagasinepinga biranga imvuto y'abazungu burya n'abamesine bakunda kujya mu biti Kedi bashobora kujya mu biti buri intambara zo mu biti kujya mu biti mu biti ntibiba byoroshye niba byoroshye nayo turigeze gukoresha izo operation ariko kandi hajyamo mu kamirifu nago wajyamo uri umwuga kuko ubugiye kurasa umuntu uri kureba neza cyane nko kumuringa n'itopito ko ntabwo uri bujye mu giti ujyanyeyo 120 ntabwo uri bujye mu giti ujyanyeyo 60 urayirasa gute mu giti uragiye ufite imbunda basine Paul uragiye ufite izi mbunda ngendanwa so ku bantu rero nk'aba barundi baba batinya kwivutura nabafata ari imbumbe iyo babonye babegereye cyane bariruka babona bahanuyemo nk'abangahe mu giti kandi barabahanura baraguhanura kuko imvutura yaramaze kubimenya ko bagiye bajya mu biti ikindi igisiri cy'abarundi gikoresha fagase cyane ibintu byo gutega imitego ku buryo ahantu boparetingiraga biba bigoye cyane ko wahinjira ngo uhite ukora movement zawe M23 yo yirukanye ingabo z'abarundi iritwararika cyane uzabigenzure nk'ubu muri zo operation za Kibanda Mangobo ubona ko M23 ntabwo yigeze yisunga utuyira turi principal reka tuvuga umuhanda imihanda iri principal yagiye idodinga akajya guca mu bipori kubera iki iririnda guhura n'imitego y'abarundi abarundi ahantu bafite defense ahantu bari gukora operation bakunda kwatega cyane ni no mpamvu ijambo tombe kuri Kibanda Mangobo ryatinze kwa ruko M23 yitwararitse banzi igenda yatata irekinga imenya ngo byagenze gute ni hazima bakora detection y'ibisasu yes so bavuye Kibanda Mangobo rero bahita binjira mu indi centre iri strategique bavuga ko yafashe ibice bitatu birimo hitwa Bombe Nyarubemba na Kimbiri ngo ni muri teritwari ya Shabunda uvuye Kibanda Mangobo bafata Nambe na Nyarubeba na Kimbiri Nyarubembe Nambe urabona ko nagace nuvuga ngo uvuye Kibanda Mangobo bahita bafata Nambe aka gace ka Nambe kandi bavuye Nambe bafata Nyarubemba bahita bafata na Kimbiri ariko ukiraho umuvuduko aba basore bafite muri iri axe biragaragara ko bashobora kuba bari nko kwirukanga ku bantu bashobora kuba bafite amakuru ko hari ibikoresho bigomba gufatirwa muri Shabunda kuko bari kwiruka cyane meki nizango nkuru zirimo ubusa barimo agomba ko hari ibikoresho biri muri Shabunda cyangwa se bavanye muri za Kibanda Mangobo na Zanzibira bagira ngo bazakati ibafite aho bijyana bari kuko urabona ntagire gukoza ibirenge ya M23 iri kuva muri centre imwe ijya mu yindi oro tumenyere ko igera ahantu igaturiye ubundi kubatombe kwanzibira hashobora kuzacamo nk'ukwezi bacyasesenga hari ariko bahise bashorera bajya baruntukuru bagiye Kibanda Mangobo bageze Rurimbe Nyarubeba yego nutwo duce tunde ariko rede tayari operation zatangiye muri noneho muri Shabunda indani yego ahubwo rero ko ino operation imbere ye byatare Kedi yaramagasa kuri barabatipa mugani wawe ahitwa ngo Ngorombe na centre ya Ivari ngo niho ababanga ba FARDC
ngo hano muri Evare naho yitwa ni umujyi ngo munini cyane bacuruzamo ibirombe n'uvuga ngo za zahabu zose za koruta aya mabuye yose nibo barazitandika ku dufuka kwa kundi batandika wari wagerano batanditse nk'ibirayi cyangwa ibitunguru n'inyanya ngo baratandika hariya muri Shabunda none bavuga ngo niho FARDC yahise yirukira n'abarundi ariko ngo n'abazareno ikintu cyatumye bajyayo kugira ngo bisahurire abaturage bari turaza kumva abaturage nigeze kubona itangazo ryabo n'amajwi twayumvise bavuga bati nyaboneka AFC muze vuba ati turageramiwe umurundi hariya yakutse we buriya abantu banywa inzoga barabizi iyo utazinywa ukajya kuzinywa ngunywa nyinshi uragotomera abarundi rero baje bitwararitse bigize abana beza kuko babanje kwisha muri abo bakongomani babereka ko babazaniye sekirite baje gutuma rwose kubamururaho abajura n'ibiki ariko ubu noneho sinzi ukuntu nabivuga basigaye barakutse ku rwego rw'uko na telefone ntibakisiga n'ihene nta video wabonye abarundi batonze umurongo ari nka 200 force zabo bashoreye n'ihene tubanza twikanga tugira ngo ni FARDC no kumbe ari ingabo z'u Burundi kumva bari kuvuga ngo zandaca zande wandeca za terimeze wabo ya magambo nyine rero abaturage bahariya muri Shabunda mu masaa 3 numvishe voice bavuga bati bo bwabo bari gusaba AFC ngo muze mudutabare kuko muzarenda bariho umurunda bariho umurundi ariko ku rundi ruhande we ari no mu bibazo bikomeye cyane bwa Nameki umurundi ibibazo bra Neva yagiye muri Kongo mu cyitwa Tafok ngo yagomba guhiga ngo icyitwa Red Tabara ariko kumba agiye mu bucukuzi bwa mu y'agaciro so none reba ukuntu bamuturumbuye hano muri za Rubaya muri ariya mimene ya Rubaya reba ukuntu bamuvanye muri ariya mimene yo muri za Ngungu n'ahandi ziba za Numbi yamanuka yaragifite he Sidi Kivu so uyu munsi hano ni Sidi Kivu nayo bari kuyumuhanduramo ariko point strategique yo mu Burundi kugira kijyanye n'amaminere ni Shabunda no kuvuga ngo niba hari umuntu uri kurira yo umuntu ukora ku mapuro zaho yagiye asinyana na Kisekeda kumva arahiye akumva uruhara ruracumbye ni Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu MV turi kumwirukana muri ariya maminere ya muri Shabunda so urumva rero ko ntibyoroshye intambara irimo iragenda ikarakedi tombe zirimo zirabatombe ya MV tura rwose uretse ko nyine abantu badukurikira babonye ko bazamura urwego ntago bagikozwe ibintu by'amavirage ngo abetombe urabivuga ukuvana ibintu bisanzwe ariko attention abantu batwumva kayiranga buriya kwirukangana umuntu ufite imbunda nawe afite indi urayifite nawe arayifite bakumva ngo umuvanye kibanda mango muri parike bazi ngo ntihaba habaye icyo bita sacrifice habaye kwitanga gukomeye n'ibitambo byinshi cyane kuko ari n'amashyamba gusa utu tuvirage mwumva abahungu bari gufata mutagira ngo bari kugenda ngo bavuze isifure ngano y'irukanye bavuze induru wapi ni isasu riri kuvuga ikindi bari mu mashyamba nishiraniro na amashyamba atagira ibyo kurya uretse ko mu vitura nabonye ifite ukuntu ibayeho ibifite iki cyakora cy'intambara ariko nacyo nta ruganda bafite rugikora uko icyo nshatse kuvuga ntago bafite industry ibikora bivuze ngo abantu baba bari inyuma ya M23 wihangane kubivugira iwawe bajye bakomeza bakiremo agateke so igihe rero bwa Nameki ibintu ntago byoroshye muri iriya axe Shabunda bayirimo already ariko ntagira abatombe kubera ko tutarababona bageze muri centre kugira muri centre ibihita binagaragara ni ikintu inkuru iba iyumvikana kandi abantu bumve ko kugira muri Shabunda no gushyira mu kaga bice byinshi birimo Kindu hano urabona ko Kindu iri kugenda yegerwa izi za Puniya kugeraza hano bashaka kwanya bakagera za Rubutu birashoboka kandi birashoboka no kuvuga ngo kugira Shabunda reka za nkwereke ibyereke uburenga aho bashaka kwa cooperating hano Imana ishimwe ko hari abataramu bahakoreye bagenda batwereka options ziba zishoboka kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane bwa Nameki ariko natwe tuba tugomba kubisangiza abadukurikiye barakubwira ko kugira Shabunda ubwabyo biragufasha ubishatse wajya cooperating Kindu ubwo ntabwo tujya kwangusha inzira ngo ngo guca Kindu ngo wagira no Kindu point strategique wajya kuyataka uretse Kindu wajya kwataka Kalemi wajya Rubumbashi urumva ngo izo za Kasongo za Kongoro za Nzunyu za Manono na Rubumbashi izo ni axe uri muri Shabunda wavuga ati noneho tugiye cooperating hano bivuze ngo M23 nigera muri Shabunda imaze guhagikisha ko ikabye nubwo nabonye ari uruteritoire runini cyane ni kinini meke uzi ko ijya kungana n'u Rwanda oya kilometero kare 25 birengaho nimara gukaba iriya territoire nibwira afata icyemezo gate turakomereza Kindu
turajya karimi ko nayo generale Makenga yayivuze barajya se kwa Moise Katumbi muri Katanga n'amahitamo yabo ariko Shabunda kiukweli ni point strategique muri urugamba so mu bigaragara no ko ibyo Makenga yavuze biri kugenda byegera muri bijya mu bikorwa hari ibice byinshi biri kugenda biba bishobora gufatwa isaha n'isaha KD ikindi hari n'ibyifuzo by'abaturage basaba ariko Uvira ikenewe gufungurwa tukabona inzira Nawe nta muntu yayifunguramo nukuyifata. Yes, inzira no kuyifata. Nibyo navuze ati ntabwo yumve turahirite yari kujya kuganira na General di Province hari. Ntabwo itari kujya kuganira n'umurundi igihe baganira no muri Goma byaranze. Ngo nukuyifata ku gatuza. So twavuga ko amakuru wenda twashe gutanga ayo ngayo andi nayo ni ku munsi w'ejo. Kedi wakoze cyane mbwira abakunzi baguza TV kugumya kuyiba hafi bakayitera inkunga. Rwose ndabona tugira abantu benshi turiyongera turabura abantu bake cyane turabura abantu 1900 Geza TV ko numva mwakoze cyane di barakoze cyane ko nabakunzi babwiza nabo nibigaragaze nyamuneka mube hafi ya Bwiza TV muyitera inkunga yawanyuza kuri telefone 0788554010 0788554010 tubashimira mwese mukomeza kuduba hafi nk'abantu nka Alphonse abantu nka Desire abantu nka Bayiva abantu benshi cyane hari umuntu twahuye nawe rwose ati ndabakunda Mama Franco turamukeje cyane rwose Mama Franco rwose ati ndabakunda cyane yes umukunzi wacu byakadaso ntabwo arazi ko tugiye gukorana ati iyo muri kumwe ariko abagomba nitwa Rumumba rwose mukomere cyane Rumumba turamutahije rwose Imana ikomeze murinde Jamadar mwese reka tubabwire ngo Imana ikomeze kubarinda kandi bagire neza ibigaragara nuko aka karere ibintu biracyari imberenge biracyari amagasa pe katwoje kubona ku munsi w'ejo ndabashimiye cyane kandi ndagushimiye urakoze cyane bwana Meki ibihe byiza kedi asante sana bye bye